ruhande rw'ibumoso Nyanyagiro yihuta cyane Benazizda arabasiga mu ruhande rw'ibumoso Nyanyagira agenda yirukanka cyane hindura umupira imbere y'izamu unyerera mpaka ugeze mu izamu Tambwe Gloire Ngongo Reyo Tambwe Gloire Ngongo umusore umurundi ariko Yves Mugisha Yves mpira yinduye mu ruhande rw'iburyo musore Mugisha Yves agiye gufata umuzamu wa equipe Rayon Sport asa nkaho awukubisa ahubwo n'amaboko nka kumwe za manchette zo muri volleyball umupira asa nkaho urekura yaza kwa rundi rutayizamu wa equipe Elmer gari hafi yashobora kwita sobyamo bikaba bibi pira muremure reka turabashakisha Abubakar Bangura arakipaso ariko uyu musore aza umupira kweri hindura imbere zamu Mugisha Yves muzamu ahita afata neza yari yongeye n'ubu gukontorora umupira n'agatuza asiga Kabanga afite ukuntu ari kugenda akamusiga wenyine birasaba kumwegera akamuhumekera mu bitugu bitari ibyo ashobora kuza kumukorera ibintu bitari bitagatifu kabisa mwana wambara nimero 10 umuhanga si umupira mwinshi cyane Bangura Bobakar Bashir Bangura kabisa tano mpira muremure uraza ugaruka ku muzamu Radji Ibrahim Sanu akarekera umuvandimwe Obino Shisala aragaterura n'ubundi fungo sunika riko aragokaniza cyane Kabanga umupira ariko kwa Rushema umupira kwa Tambwe Gloire Ngongo attention umupira kwa Rushema Chris muri defense equipe Rayon Sport aramusubiza gukina na Bangala Rushema minota 32 abariyo baracyayoboye na cya gitego cyabo kimwe kabisa cyatsinzwe na Tambwe Gloire Ngongo attention comeka passe arafunganiza cyane Pizarro control ariko amushyiramo Karugondi hene kufra ikipe ya Rayon Sport mu ruziga neza ariya hagati kweri hagati mu kibuga kabisa urebye Axel arimo gukina 6 arimo gukina 8 Pizarro ari gukina 8 noneho Bangara 6 arizamukiro Kabonge imbere y'izomo Simone we agiye kukipasa ngo are kuri shoti birongo reka turabara cyo afite Tambwe aragateruro control isho goal Koreya ndani amashyi ku bakinnyi ba Rayon amashyi kuri abo bahungu kabisa barakaye cyane ntabwo bashaka kuba bari ikipe ya Elmer barimo baravuga bati ibyo twakoreye na Al Hilal iwanyu namwe turabibishyura zamukana umupira neza cyane Asmani Kumana aracenga baromwambura ariko niyahagarara atera ataka umupira ukuraho umupira usubira kuri uyu musore w'umurundi Gloire Ngongo ari inyuma y'urugo rw'amahina ahita atanga pasi muri box hafi ya penalty hari abasore babiri ari bafunganye ndetse na Likao Pizarro Likao funga umupira ahita acanga umudefenseri w'ikipe ya Ermelek shotamo rimwe kabisa umuzamu kuri ariko amushaka ingufu uragenda wishyuza kuri amushundura igitego cyiza cyane akazi gakomeye ku bakinnyi batatu takra nziza cyane Asmani uteta akora ku mupira ntiyakina na umukinnyi wa Ermelek pasi nziza cyane ya Gloire gucanga neza cyane ndetse na finishing ya kitaramu yo ku rwego mpuzamahanga kabisa ya Likao Pizarro Rayon Sport ari igitego cya kabiri Murera 2 ikipe Ermelek ubusa umunota wa 35 Rayon Sport ubona yuko yarakaye Axel nta mwanya wo gutakaza iravuga iti mwitonde cyane iyi Rayon hatari iyi Rayon
reka bagende bitekerezeho, bagire gutya bitekerezeho. Antuka imikino yo kwishyura returu iyi Reyo rwose izazibaba izazibaba pe rwose, izabikomeye rwose. Aya iminota 35 bibiri arabasigara bacomoka, ariko Ivara goboka mugisho umupira muremure abanyasudani bari bateye hariya, ariko mugisha yifasohoka neza. Pirasiyo nyuma gato cyane kwa Chris Rushema, sira umupira ku ruhande rw'ibumoso neza cyane kwa Benazis Dao, abareba bakoma amashyi. Attention, passe likao kitoko Pizarro International, fa umupira neza cyane Litombo, passe kwa Tambo Nguluwan. Hari umusore wa Elmerk wicaye hasi ari kuvuga ati ndumva ndi kubabara. Umukino baba bahagaritsemo gato cyane umusifuzi Kayitare David kugira ngo arebe ikibazo uyu musore agize. Akaba ari uko bimeze rero, umukino wayo uhagazeho gato cyane kugira ngo bavure uyu musore wa Elmerk. Kuri minota 36 Rayon Sport 2 Elmerk ubusa. Nibyo, hanyuma Rayon Sport ikomeza kwitwara neza, ni nako nawe wakwitwara neza kabisa ukinywera iki kinyobwa cya Shua tangawizi, divayi yenze muri tangawizi ivanze n'ibindi bimera byingira akamaro ku buzima, ikaba yengwa n'uruganda Shua Group Limited. Kugeza ubu niyo divayi yatwaye igihembo cya divayi yenze neza mu Rwanda mu bihembo bya Karisimbi Awards 2025. Ikinyobwa kikaba cyiza ku bantu bose, kikaba gitera imbaraga wakinyoye, kikaba cyongera akanyamuneza, kikirukana na stress. Hanyuma warangura ku ruganda cyangwa se bakakuzanira aho waba uherereye hose. Wifuza kubahagararira rero uhamagara 0783 07 57 78. Wifuza kubahagararira ukaba umudistributeri wa Shua tangawizi, urahamagariye nimero 0783 07 57 78. Shua tangawizi dusangira uburyohe. Hanyuma turi kumwe kandi na Ikosora. Ikosora ni ikinyobwa cyiza gikozwe mu buki ndetse na tangawizi. Ikosora ikaba iri muri kanete nziza cyane y'icyatsi n'umweru. Ikosora murayisanga ahantu hose baranguza amarikeri, by'umwihariko mu mujyi ni ku isoko kwa Fabrice n'ahandi baranguza amarikeri. I Nyanza ni kwa Emede no kwa David, i Butare ni kwa Musonera, i Kayonza ni kwa Kigingi inyuma ya gare, Kabarondo ni kwa Iyamuremye, i Musanze ni kwa Rukara, i Rubavu ni kwa Kazungu aharebana n'umusigiti, i Gihara ni kwa Majyambere. Hanyuma nucuruza Ikosora urunguka, hanyuma nusoma ku Ikosora urasoma uryoherwe ucurure. Bibutsa ko mu mujyi wa Kigali i Nyamirambo ni kwa Chantale imbere ya Bahouse hano hepfo gato. Ku bindi bisobanuro rero ushaka kurangura Ikosora hamagara 07 83 91 26 1 07 83 91 26 1. Iyi ni Ikosora. Aya gice cya mbere kikaba kiri kugenda kizamuka tugiye kubona amanota 39 kabisa. Karo kameze minota ragenda isatira 39 baracyari bibiri bya Rayon Sport Murera ku busa bw'ikipe ya Elmerk aka Devils amashitana atukura. Atanse barazamuka neza cyane umupira arawurenza ariya no kurengurwa na ekipe ya Elmerk n'ubundi ku ruhande rw'umuvandimwe Abdelatif Adam Musa Adam. Attention, chomeka passe hagati mu kibuga, Fadi Sidiki Koulibaly kora amakosa ari yabayakorera Folnganye mu ruziga hagati. Ni kufre kipe ya Sport, abanyasudani batari kwishimira ibyemezo by'umusifuzi Kayitare David ambwira bati toka uri kutwiba, akabwira ati ni mugende muvuga muvuye aho. Yenzi yayo yibereye muri Afrika y'Epfo ifite umukino ukomeye cyane na Mamelodi kuwa gatanu. Atanse umupira kwa Osmani arawipasa ariko Osmani umubano muremure. Kipe ya Hilal ibereye muri Afrika y'Epfo egomba gucakirana na Mamelodi Sundowns kuwa gatanu kabisa amatariki 23. Wabita Desire Dezos
visi perezida ariyo ushinzwe ibya tekinike akaba ariwe wagiye ayiherekeje. Ubwo rero ni uko bimeze. Abayobozi bacu ba Ferwafa muri Mauritania wababonye se? Nyuma yo kuva muri Maroc perezida Ferwafa ubwo yakomereje muri Mauritania. Bari muri Mauritania mu rugendo rw'iminsi 3. Perezida SG ushinzwe development ushinzwe football y'abagore ushinzwe finance Thierry ubwo namuvuze Fideli wo muri development. Ni benshi nabonye na Bega baherekeje. Wow. Ndibuka Mauritania rero 2020 yego. Mauritania abantu bibajije bati se iyi Mauritania mu by'ukuri bagiye kumara iki ni iki, ariko Mauritania ni igihugu nacyo muri iyi myaka nk'itanu kizamutse giteye imbere cyane. Nge 2020 atansiyo turakira igitego cyereyo isho hanze gato folunganye wereyo yewega Murera yabaye Murera buryo bukomeye cyane yarabonye folunganye aracenga arabanza arahindukira yitaza wa defenseur areba izamu ariko karaga baro deuxième poteau mpira Axel uramwangira unyunu nyimuzamu gato inyuma y'izamu rwose wabonaga yuko yari yagerageje gupimanya neza iyo umupira ujyamo wari busange rwose umuzamu atabasha kuhagera kwa kuntu umuzamu iyo usimbuka akawerekera Vinyuru cyari igitego.